ikintu cya mbere gituma nkora ubundi bitaramo bya unconditional love, urukundo rudafite ikintu rushingiyeho. Urwo ni urukundo rw'Imana, kuko buriya umuntu yagukunze hari akantu kaba kamukuruye, swate imico myiza, swate ibyo akunda, ariko Imana buriya yo yadukunze tukiri abanzi bayo, niko ijambo ry'Imana rivuga, tukiri babi, tukiri abanyabyaha, iradukunda nta kintu na kimwe. Ibyo benshi batamenya ku buzima bw'abahanzi ba Gospel Nyarwanda. Mu muziki wa Gospel Nyarwanda hari ijwi ryuzuye ibyishimo, ibyiringiro no gukira ku mutima. Ariko kuri ayo majwi meza y'indirimbo tuba twumva kuri radio, kuri YouTube no ku bitaramo bikomeye, hari ubundi buzima bwinshi kandi butavugwa kenshi. Ni ubuzima bw'umuntu usanzwe ufite amarira, ibyishimo, ibigeragezo n'urugendo rwo mu mwuka. Icyo ni nacyo gituma uyu munsi twifuje gukora iki kiganiro kidasanzwe, kujya inyuma y'ijwi tukajya mu buzima nyabwo bw'abahanzi ba gospel, ibitari ku rubyiniro. Abantu benshi iyo bumvise izina nka James na Daniela bakabona Gentil, bakumva Bosco Nshuti cyangwa Patient Bizimana, bumva indirimbo zabo z'ubutumwa bukomeye, ariko ntibamenye ibintu by'ibanze mu buzima bwabo bw'imbere. Niba se Gentil atabyuka karagasenga mbere y'ibindi byose? Niba Bosco agenda mu bihe byo kwigunga bikomeye mbere yo kwandika indirimbo zubaka imitima? Aha niho twinjira mu bice byinshi abantu batajya babona. Dushaka gusobanura uko abahanzi babaho inyuma y'indirimbo, uko basenga, uko bahanganye n'isi bakikije, uko bakura mu buryo bw'umwuka, n'ukuntu indirimbo ibahesha imbaraga ariko ikabambura n'ibindi bintu byinshi. Uraza guhuza umuntu n'indirimbo iyo wumva uranyumva ya Bosco